ukamara igihe ariko benshi bakavuga ngo ni ibyaha biguteye kuba gutyo, benshi bakavuga ngo wavuye ku Mana uragwa, benshi mwiriwe neza bakunze bo ku Musaraba Online TV, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka akomeza kubagirira neza aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi, turabasuhuje. Twongeye kubaha ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe na Evangeliste Ngirimana Emmanuel mugiye kubana mu mwanya mwiza, mu mwanya wo kumva icyo ijambo rivugana natwe, mu mwanya mwiza wo kumva icyo Mwuka avugana natwe mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Turabasuje mwese abakomeje kubana natwe mu buryo bwose, kudukurikirana, kumva ibibwiriza dutambutsa kuri YouTube channel ku Musaraba Online TV, abakomeje kudushigikira baduha like, baduha subscribe, comment, bakomeza kuzamura umubare w'abagize umuryango wacu ku Musaraba Online TV. Tubahaye ikaze kandi Uwiteka akomeza kubishimira, abaho umugisha mu buryo bwose. Uyu mwanya mwiza reka dutangire dusenga Imana, twinjire mu ijambo, twumve icyo ijambo ritubwira. Umwanya mwiza nk'uyu nguyu, turagushimiye Data, tugushimiye ko uri umwami ibihe byose, tugushimiye yuko ukomeje kuturinda ukaturindana n'abacu, tugushimiye ko ukomeje kuba mu ruhande rwacu rwose. Umubisha, ijambo ryaratubwiye ngo ubwo uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Niyo mpamvu rero dukomeye muri wowe. Urakoze rero Data Nyiringabo. Umwanya mwiza tugiye kwinjiramo w'ijambo, tujye kumva icyo ijambo rivugana natwe, tujye kumva icyo wandikishije Data, icyo ushaka ko tugenderamo. Turakwinginze nguze ubane natwe, dukomeze uduhe inkomezi rwose, abazumva iki kibwiriza bazagirirwe neza nawe. Data Nyiringabo Imana, turagusaba kugira ngo ukomeze kudukomeza muri uyu murimo wawe, kuko ibyaduca intege ni byinshi, kuko muri isi tugendamo duhura na byinshi bitunaniza, ariko turasaba imbaraga zawe kugira ngo dukomeze kugendana nawe ibihe byose. Nuko ngo Mose arakubwira ngo ntabwo agenda muri Egiputa mutari kumwe, wemera kugendana nawe. Natwe rero turaguhamagaye ngo ugendane natwe kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe uko bikwiriye. Ngaho rero ngwino bane natwe mu mwanya mwiza tugiye kwinjiramo w'ijambo, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu. Igitabo cya Yobu, turahera igice cyaho cya mbere, umurongo wawo wa mbere. Umutwe w'amagambo arambwira ngo uburyo Yobu yari akomeye ari n'umukiranutsi. Igice cya mbere kirambwira ngo umurongo wawo wa mbere, mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000, amapfizi 1,000 yo guhinga, n'indogobe z'ingore 500, n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Amen. Kongera dusome umurongo wa mbere, ibice bya 20 n'ubundi. Umutwe w'amagambo atubwira ngo Yobu ntiyabyinubira, akomeza gushima Imana. Umurongo wa 20 uvuga ngo maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi, arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe
muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Amen. Uwiteka tugirire neza. Dusomye amagambo dusanga mu gitabo cya Yobu. Amagambo dusanze mu gitabo cya Yobu, ijambo ratubwiye ngo Yobu uyu yari umutunzi kandi yubahaga Imana, yubahaga Uwiteka. Iyo ukomeje gusoma mu bice byaho bibiri kubwira Yobu uburyo yarabayeho, Yobu uburyo yasabwe na shitani kugira ngo ageragezwe. Ngo nuko Uwiteka yirata Yobu imbere ya shitani, aramubwira ngo wabonye umukiranutsi wanjye Yobu uburyo yitwara neza, uburyo akiranuka. Shitani avuga ngo yabuzwa n'iki kugendera imbere yawe ko wamuhaye byose, ukamuha ubutunzi, ukamuha byose. Ariko Uwiteka yarabizi ko Yobu uyu yamwubahaga cyane kandi yagenderaga imbere ye cyane rwose. Bibiliya iratubwiye ngo uyu Yobu yari afite abahungu 7, akagira n'abakobwa, akagira n'amashyo y'intama n'indogobe. Yari umutunzi, ariko ikirushijeho yubahaga Uwiteka. Icyo gihe rero ubwo Satani ngo yari arimo azerera, ngo Imana iramubwira ngo witegereje umukiranutsi Yobu uburyo agendera imbere yanjye, uburyo Yobu anyubaha. Babijyaho impaka, arangije shitani aravuga ngo oya nuko wamuhaye akagwiza, ukamuha ubutunzi, ukamuha abana, yahuzwa n'iki kukubaha? Ariko Uwiteka yarabizi neza yuko umutima wa Yobu wahamyaga rwose Uwiteka, yakundaga Uwiteka ndetse akamwubahisha muri iki gihugu cya Uzi. Nubwo yari afite ubutunzi ndetse yaramuhaye urubyaro, ariko ibyo byari birenze kubwo Yobu yari afite umutima wo kubaha Uwiteka. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo mu kubaha Uwiteka, waba ufite ibintu waba utabifite, ukwiriye kubaha Uwiteka, kuko niwe muremyi wa byose, niwe waguhaye byose, niwe waguhaye gutunga, aguha kugira byinshi, aguha kugira amafaranga, akugira kugira abaja n'abagaragu, aguha kugira indogobe ndetse n'amashyo y'intama, aguha byose. Uwo Uwiteka ukwiye kumwubaha waba ufite utanafite. Yobu atubera urugero rwiza. Uyu Yobu twasomye ibice byaho 20. Nuko ngo Yobu ngo amajije kumva ibyago byose byamubayeho, ubwo abagaragu be bari bagiye n'amashyo y'intama agiye, ubwo habayeho ibyago byinshi, abana be bagapfa. Ngo Yobu ngo amajije kumva ibyo bintu, ngo nuko ngo yitera ngo ashishimura umwambaro we, ngo yitera ivu, ngarangije ngarimwoza, ngarangije ngo arasenga, ngaravuga ngo Uwiteka niwe ubyishubije, ngo kandi niwe wabimaye, ngo nkuko navuye mu nda nambaye ubusa, ni nako nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Haleluya. Yobu amajije kumva ibyago bimugezeho. Twasomye ibyo yari afite, twasomye imikumbi yari afite n'abagaragu, twasomye byinshi yari afite, ariko amajije kumva ibyo byose bibaye, ngo yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uyu shitani asaba Yobu, amusaba yuko yakora ku mubiri we. Uwiteka aramwemerera, aramubwira ngo genda ukore ku butunzi bwe, ukore ku mubiri we, ariko ntukore ku bugingo bwe. Aho nta tensiyo, aho nwa stop, aho ntuharenge. Satani aragenda mugeraho, atwara umukumbi, atwara imikumbi y'intama, indogobe, abaja n'abagaragu, byose bikoramo. Ariko Yobu ntabwo yigeze acika intege ngo ave ku Mana. Haleluya. Shitani ntabwo yerekeye aho yaragiye amugeraho, agera ku mubiri we ngo amuteze ibishute, ngo kuva ku gitwariro kugera ku birenge, kuva ku mutwe kugera mu bworo bw'ikirenge, ngo amuteza ngo ibishute. Ngo Yobu arababara cyane, ababazwa n'umubiri, ngagera naho aryama mu ivu, ngo agakoresha urujyo kugira ngo abashe kumva asa nk'uguwe neza, nubwo yari ari mu bubabare buremereye cyane. Haleluya. Satani ngakora ku mubiri wa Yobu, ngamuteza ibishute umubiri wose.
Haleluya. Ariko Yobu ngarakomera rwose, Yobu ngakomeza guhamya Uwiteka. Ijambo rirambwira ngo yarafite inshuti eshatu, izo nshuti ziramusura zimugeraho, zimajije kumugeraho, harimo Elifazi na Biludadi. Bamugeraho barebye ukuntu ari, ngo barangije ngo barababara cyane, ngo bicara hasi, ngo bacishimura imyambaro bari bambaye, ngo bitera ivu, ngo barangije bamara iminsi 7. Ngo bababaye cyane batavuga nta uvugisha undi, kubw'umubabaro babonanaga Yobu. Batangira kumushinja ibyaha byinshi, baramubwira ngo ese waba waragomeye Imana, ese Imana ni gute warayikoreka kugira gutya? Umugore wagera haravuga ati hakana Imana, wipfire wigendere. Ariko Yobu akomeza guhagarara ku Mana, akomeza guhamya kwizera kwe no gukomera. Ariko Yobu ntabwo yigeze acika intege. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo were kuva ku Mana yawe niyo waca mu makuba, ntuve ku Mana yawe mugenzi. Nuko shitani agera kuri Yobu, ngagera ku mubiri we, ngamuteza ibishyute, ngamaje kumuteza ibishyute, umubiri we wose uhinduka ibishyute, ngakajya aryama mu ivu, ndetse n'imbwa zazaga kumurigata, kuko yarameze, yarababaje cyane, yarateye agahinda. Ariko Yobu nganamba ku Mana. Izi nshuti ze zari inshuti magara, zihageze nazo zirumirwa, zibura icyo zimubwira, ngo zimara igihe kingana n'iminsi 7 zitavuga nta uvugisha undi, bibabaje bavuga ngo niki cyabaye ku mukozi w'Imana Yobu. Barangije baravuga ngo oya, ntabwo Imana yakwemera kuba gutyo. Ese mugenzi wanyu, waruzi ko Imana ijya yemera ibintu bikakugeraho, bibabaje, ibigeragezo bikakugeraho, ukababara, ukarwara, ukaremba, ukaba wajya mu bitaro ukamara igihe. Ariko benshi bakavuga ngo ni ibyaha biguteye kuba gutyo, benshi bakavuga ngo wavuye ku Mana uragwa, benshi bakavuga ngo wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko twasomye ijambo, iyo ukomeje gusoma iki gitabo cya Yobu, Bibiliya ikubwira uburyo shitani yasabye Yobu, kandi Bibiliya yatubwiye ngo Yobu yari umukiranutsi rwose, kandi yagenderaga imbere y'Uwiteka. Yari yarahawe ubutunzi, aratunganirwa, Uwiteka muha urubyaro, arabyara. Ariko ikirushijeho ngo yubaha Uwiteka, akubaha Uwiteka, akagendera imbere y'Uwiteka. Ariko shitani aramusaba, Imana yemera ko Yobu bimugeraho, yemera ko Yobu abura amatungo n'abana be, yemera ko Yobu umubiri ugerwaho n'ibishuti, akababara cyane. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo we mukristo, ukuri muri iyi si, menya ngo ibigaragazo ntabwo bizigera bibura. Ukwiye kumenya ko ibigaragazo bigomba kukugeraho, waba ukiranuka, ukabukiranuka, ugendera imbere y'Uwiteka. Ariko ndashaka kubwira ko ibigaragazo bitazigera bibura mu rugo iwawe. Ibigaragazo ntabwo bizigera bibura ku buzima bwawe. Ibigaragazo ntabwo bizigera bibura mu muryango wawe. Oya, ahubwo icyo dusabwa, twaba turi mu bigaragazo, twaba dutunze, twaba tubyaye, dushima Uwiteka. Nuko Yobu ngarangije ngashima Uwiteka, ngaravuga ngo ibi byose niwe wabimaye, kandi Uwiteka niwe ubyishubize. Nkuko navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Haleluya. Nuko Yobu ahamya Uwiteka, gashima Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka niwe wabimaye, kandi niwe ubyishubije. Haleluya. Ese waba uri mu bigaragazo, waba urimo witotomba mu bigaragazo, waba urwaye ukaba urimo witotombera Imana, waba nta ruhare wigeze ubigeramo cyangwa utarakoshereje Uwiteka, ukaba ubizi yuko wagenze imbere y'Imana utunganye, wariyejeje, wabaye imbere y'Imana, warasenze, ariko ibigaragazo bigahora iwawe mu rugo. Ndashaka kukubwira ngo Bibiliya iduhaye ikigereranyo cyiza cyane. Uyu Yobu Uwiteka aratubwiye ngo yari atunganye rwose, yagenderaga imbere y'Uwiteka, kandi yaragwije, yari afite ubutunzi, kandi Uwiteka yaramuhaye abana. Haleluya. Yari yaramuhaye umugisha kuva ku butunzi, imuha noneho no kumenyekana muri iki gihugu cya Usi. Yarazwi ku rwego na shitani yaramuzi ko yaratunze.
ngo nuko shitani ngo abwira Imana arabwira ngo yabuzwa n'iki ko wamuhaye ubutunzi ukamuha n'urubyaro.